ariko mana njya numva bavuga ngo wirirwa handi ugataha i Rwanda ariko ubu siko bimeze ndashaka ko wirirwa iwanjye ugataha iwanjye iki kibina mpaka nyiyoboye ndashaka kukibana ku buryo nta kintu kitwa ifaranga cyose gizasohokamo icyambere Samu ninjiji Enjo ninjiji Kurakari ninjiji bariya bose bashaka kuza kurwanira imyanya y'ubuyobozi bose nta numwe wigeze wigamo ndashaka rero mana kumfasha nkaba ari yawe kiyobora ikintu bita ifaranga ryo ewana sha nkazarirya nta muntu umagaze hejuru ewana ikibina ugasanga ari njyawe uri kuri top wa mbere kubera ko ninjye unyabwenge bafite nkakibana burundu ifaranga ryose ubundi jewe nkajya ngendera mu mave witi gusa ambo tayari amategeko y'ikibina agenga ikibina rya mbere rya kabiri uba afite imyaka 10 iyo nderenze nta kibazo kuba nta deni mfite ikibina ntaryo simabishura se kuba mfite imyitwarire myiza none iki kibina ngiye kugenda nkiyobore wahitambika se nini gasho wenyine naho burakari ni feke Enjo wapi undi muntu mu kanya muri njyewe gasho ngiye kugenda twumvikane niba ntora tuzayagabana niba mutora tuyagabana ni paso kwa paso kangende nta mikini mu kibina cyanjye nako cyacu da ubwaje none nabizeye ku kitike kamaguruke ngende bimeze bite Samu umva nizere ko nta wundi muntu uri buhijwi atari njyewe nyine bishwe gaje umuroro nkwere umenya ko ari njyewe nazi n'ubwenge ibyo bintu ugomba kubimenya ikindi kandi Samu rero nindamuka nsinze nukuri kw'Imana umva ngomba kugusohokana ahantu hose heza dore ko n'umugi ntawuzi nkakuvana mu cyaro njyewe rega burana nana kubakira etage ukagituramo nawe ukareba ukuntu hejuru bimeze ukajya uvugana n'Imana nukuri pe umva bari ibyo rwose ubikore pe ubikore utikoresheje umva rero gaje kumbwira uvuzemo ibyo etaje nkumva neza nizere neza yuko ijwi ryanjye natutse nuko nanjye naryihaye ako kangiye yake bise ndi guhereza bandi ba Enjo n'ababurakari bo ni fake katwicaro banze umbwira ukuntu gahunda zinstaye nimba ari turatugabane aho nanjye ndi tayari sawicara gusobanurira sawa kanije tubanze tubiganireho neza umva rero Samu nkubwira ntega amatwi ukuruguture n'ibivumvuri birimo byose ushaka aho bijugunye tugishinga iki kibina twumvikanye ko tuzatora umuyobozi hashize ameza ya abiri ariko ubu ngubyo ngibyo ntago bikiriho umuyobozi nige ninjye ugomba kukiyobora wabyanga wabikunda ubu ninjyewe nabonye bose ari injiji nta numwe ushoboye ikibina urabyumva ute ko umuyobozi ari wowe ibyo simbitindaho ahubwo gahunda turatugabane urayemera ni paso kwa paso haboneka bibiri mfata igihumbi mfata ikindi haboneka bitanu bibiri atanu kabiri atanu gaje nkubwire bya bindi by'ubuhemu nta birimo bya bindi bya rumo ngwaye mu cyahano henshi bibina byose warabambuye uzabambura nzakwambura no munsi y'igitanda kuryama nzagusangamo uzagukavaringa paka ni turatugabane nizere neza yuko amasano turi buhane yose biri gutorwa uri buyemere kuko nanyire gutangaho umukandida ijwi ryanjye rifite niryaburaka rero nakaraga kobwa ngo ni Enjo ntago namenye ibyago ariko niwe muyobozi twahisemo yaga twagutoye twese tugutora nizere neza yuko ari ugupasura si ugupasura uvuze se tuzapasura nushaka duhera ubu none hadupasura ahubwo nibagira vuba amatora be ubundi none ibintu byo gupasura uhita ubibona rwose turabepasura da aha yego muyobozi we rego wabaye umuyobozi nizere neza ko ari ugupasura ubwo ibindi byose byaje bitari ugupasura ntago nabyemera kandi ikindi gaju bya bindi by'ubwese ntago ndi kukwizera neza pe ndumva mfite amakano ko kuribwa ko wazatwambura rwose ariko abandi bose uzabambure nge nibingeraho na yabo tuzayagabana umva nugushyira ari inote twayikatamo kabiri twayipasuramo kane udupande tubiri kwa tubiri kamwe kwa kamwe nizere neza yuko nta buhemu buzaturanga byo buhemu byo gihe ntago ndabikora hano kwambura kwa ko nano ndanakuramo imyenda cyane bakaje bambeshyira pe ibibina byose nayoboye kuva mu mutara kugera ahantu hose kugera aho muri Amerika naho nagiye kuhayobora ndaje no muri Canada uzi ko ejo mundi nurira indege navuyeyo naho nayoboraga ikibina cyaho nta muntu n'umwe wigeze n'izina ry'Imana shwa byose uzagenda ubabaze pe nushaje kuba telefone uzahamagara no muri Canada bababaze gaje nyabishwi niba ari umuntu yigeze yambura n'umwe gende bakaje banerurwa bambeshyira pe ngo nuko muri mu Rwanda gende n'ukuri kubana akankubwira pe yeyo muzayemo n'ibintu byo kwambura uhita mumbabaza cyane n'ukuntu nge ndinyanga mugayo gaje wose wayoboyeyo natayoborayo no mu mutara naho nagiye no muri Amerika namwe ntarabona nange manitse ikiganza nshingiye ku burenganzira mpabwa n'ikibina ko ndi umunyamuryango wacyo kandi nshingiye yuko gaje turi n'inshuti nshingiye ko tuzanapasura ndemeza nashidikanya ko gaje nyirabishwi muroro nkwere ubaye perezida ndahiraza kuzirahira ruko bamaze gutora kandi mu gutora ukomeze yene wongorera nushishura gutyo kugira ngo giye baze kuntora nyine maze ubundi urebe pe n'ukuri kwasha tutapasura dora nibe gaju
ndemera nshushuruze aho usebe no ndashushuruza pe ariko aya majwi yeguka icyambere urabona Angel ninjiji Burakari ninjiji barabose n'utujiji tuje tuzatubiba n'amafaranga urumva nandika wowe nyine niba batanze amafaranga menshi cyaci Burakari kitazi no gusoma no kwandika cyane giwe nene mwana cyacu tukibeshya tubazibwira ko n'ihene yacu nayo izitabira icyo bina tunayibaga hoya ihene si kiko nabonye kinoroye n'inka gaje uzi n'ikindi reka tubareka turindire ndabona amasaha ya nyuma y'ikibina yegereje Burakari we nizere ko ubwo duhuriye hano hakiri kare ijwi ryanjye ndibugiye gukana yewe ntakubeshye nta jwi ryanjye uribone pe ko ndabona n'umuntu umeze nkanjye hano so reka tugende tujye kureba abashoboye murakoze cyane rero uko mwitabiriye gwe kuri Angel ndetse na Gaje umuyobozi mwiza wacu turi butore ndetse na Burakari nta yandi mananiza cyangwa nta yindi bintu tugiyemo ntiriwe mpaguruka umuyobozi ni Gaje nawe ni muntu twatora aha ndumva mwihaye amajwi tutarabatora gatorwemo amaso no tumuri batura ndetse ibyo Gaje aha n'uwo tarangije mu kibara mwakangara gushaka amajwi umuntu utakikura kuyaneye cyangwa izanyaye arashaka amajwi ashaka miki yayobora ndusibye henezi wabo si ibyo se mvuga Samu we navuga ngo bantore ngo ni batora abandi uyu mukobwa gatangira kuzana ibintu by'itiku ese ubundi yamukoreka nkubaza ikibazo udatoye ngewe nkanjye ugaragara gutya urabona batora ni batora wowe Gaje ngemba nabiveye nabibonye uyu mukobwa utabasha no kwikura kuzanyaye se uyu ngo nta kintu yakumarira bene nk'aba ngabo bundi bakushinzwe kuyobora ipanya zo mu nzu za nkwavu ziba mu biraro hejuru zinyara hasi zimanuka nta ukindi yayobora icyambere amafaranga ntazi ko yamanaginga kandi Gaje wize comptabilité urayihumekana neza wize na hotel rega wajye utekera twateranye hari ukuntu ikibena yakirya nge najya amatekera no kubuntu wundi mugakomeza mukabaho neza n'ukuri pe ni muntore rwose ndabikwiye pe Samu untore Burakari untore none uyu mukobwa natanora nakazi ubwo azatorwa mwamaso wa mugani wa Burakari mbo tutizimye mu magambo rero 500 yanjye ya mbere ya cotisation n'umusanzo wo kwizigama nge nayazanye Gaje nayafate yazanye Gaje ayawe ari he wowe ayanjye nanjye ngayo Angel katayazana hakiri kare nawe nduzana amafaranga ase ko manu yatanga bishakerega umuyobozi ni umuyobozi ntago ubona ko batangiye kugira umuyobozi watawe n'Imana se kimushyiraho hakiri kare yewe turashaka Burakari nyana mpamvu Burakari yawe Burakari zana amafaranga ariko mwese jya zana Burakari zana amafaranga babangiza umuyobozi ikibazo mwa mufite ni n'Imana yamukugize n'Imana mukugize amafaranga Imana yarangije kumviza noneho dushingiye ku itegeko ry'umuryango rero aya mafaranga abonetse ni 2,000 nabwo batengeye mbishinzwe ariko ngiye kuvuga ibyabonetse nanjye nitoye naka n'Imana nsizeho mufite ikibazo mwakimanika mukakizamura kugira ngo dusoze nta kibazo mfite usibye amafaranga mbahaye azunguka te izagenda gute Rakoze cyane Burakari mukaje we nako kazungu we ku kibazo cyawe cyiza nyine namakemwe tugejejeho ukuntu azunguka rero Gaje ni ukuzi kuko niwe muyobozi niyo mpamvu tutagukizeho nyine kuko utazi ko kwazunguka hari umuntu dufite hano zikazunguka rero uwo ni Gaje azabitubwira atuze ukwezi aha nubwo ajije mukamuseka naye ndi kwibaza ngo inyungu tuzakura muri bino bintu ni iyihe inyungu nta yinderega ni ingoboka rwose mu bibazo uhuye nabyo wagiye kubyara tukakugoboka dore hari igihe utatanze na mituweli de santé tukakugoboka hari n'ibindi rwose ushaka no kubona umushyitsi utunguranye cyangwa se wenda ushaka no kujya muri salo gusokoresha umusatsi nabwo watubwira tukakugoboka rwose byose ni ingoboka sivyo nababwiye se Gaje bakampinga erega buriya duhere no ku mavuta amaze n'iminsi ahenze uhereshinge kuri Burakari uyu nguyu mbamona ikibazo cy'amavuta tuzamera kutumuguriza ariko umunsi nta yebu twari ko uyu munsi ni Gaje twari tuguriza deka niwe muyobozi atangira ayatwere rwose ayijyanire erega Gaje ngiye nagukize erega mbi nako twagukize tubizi nawe uyu mukobwa we note mutora aha nako twari kumukira ba mugabo ndakwiyamye ubundi se gutaneye muranshaka hiki kiya misazi gakubitwa n'inkoko ikagutwara bari murano ukuntu kamureba yego mana yanjye ese ubwo mwazajya muvuga neza mukamenyera kugwa neza
ko kugwa neza nta kintu bisaba yego ko mana aha ndume ahubwo uyu nyiragaca wasega cyakozwe n'agaca sari kudushaka hiki aha ni nyabica mu bande becane bya bicari nyibyenda ubundi nkawe rero wari ukwiriye kugenda ukajya udukubiraho tugiye kwicara nyama yejo no kubabaye ntabwo byari bikwiriye pe imodoka nitahire oya braka ntabwo nsigaye kadutahane ni mutahire ibyo mukwiriye mwese mugende ntabwo nsigaye uragataha mu mwobo mukabura ibyo uragataha mu isamwambe bamwe bataye mu isano ko yisabunye mwazaga gukora iki ko n'ubundi uko bireba utari butorwe gaju aha nubwo dusigaye aho ngaho aha ndazinga ibitabo aha ngaho hasaba ubwenge bwinshi hasaba gushyiramo ubwenge bwinshi gaju urabona wewe gaju rero ninjye nugwesheje amajwi wewe yameshije nyine nanjye utanzaguhesha hari ikindi kibazo se iregagira so yiturwe icyo ku mafaranga sicyo bimeze bite amafaranga se kari giye bayahaye ni wowe bayahaye ahubwo reka mbenye kenyera umva nkubwire gaju ntabyo ukenyeramo gakenyera bitengera kakurabana ibiringiti nyagukenyezwa amahwa n'amatovu nkubwire aya mafaranga ntabwo ni pasi samureka rero nkubwiza ndahamagara baburakari se bahamagara ibiki none tukabyumvikanaho aya mafaranga ntitujya mu byo kuyapasura tukazayapasura ubutaha ntabwo kupasura ubutaha hapfa uwavutse amavuta nabi mugabo nayo mwaye ku mubiri nge ntabwo ushyigikiye nasanzura hano wenyine muremamo icyizere nkushakira amajwi uratowe nta nubwo twanatoye nabaze none ngo ntabwo wamereza reka rero nkubwire Samu niba wibeshye ukajya kunkoraho ndavuga ko ugiye kumfata ku ngufu nta kibazo nuhashaka ubivuge wibeshye ukora aha ngaha urumva ntasoni amafaranga ntawe ndi bugushye turapasura rwose gaju turapasura se amafaranga ari ntago wacika umva gaju umva nyine gaju mbase mbabarira pe sibyo aho kugira ngo ngiye mfungwe nzize wenda wowe n'amafaranga yawe ni 2,000 kote za 500 nge naguharira n'ubundi hapfa wavutse gaju nta byinshi bidashira pe n'amafaranga atarangira kandi ikindi bamwe ngo uhemutse muri Mozambique ndabihakana uhemuka muri Zambia ndabihakana nano nawe urahemutse kuko urahemutse gaju uhemutse abana b'abanyarwanda ko uraduhemukiye amafaranga garangira gaju cyakoze kankubwire pe ntakubeshye uzapfa utyo uzapfa ku giti uzagira gute uzabumukira uzapfa ibihemu kanigendere ariko Samu we urerwa ujya ku mafaranga n'ukuntu niza bikaba bihwaniyemo apu genda bihwaniyemo gaje we ubonye byaye umuhungu ajyanga azikurongorwa neza ariko kankubwira ikintu kimwe sha jyana amafaranga ntago azakukiza si wowe we tuzahora wambaye boda boda ndi kwigara cyangwa no kuri moto ciye kwa abantu bagiye uhemukira wowe nta cyabo cyazaguteza imbere pu sigara kanigendere uzarya n'ayabandi ni uzaruka kigize ibihemu gusa bye igenda kagendesha ibirenge kagendesha amano kagendesha amaguru kagendesha amazuru kagenda ugahera gakubitwa gatsindwa n'Imana urabona ukuntu cyari kindize we sha ariko nubwo wanigaga afasha amafaranga ari numvaga amafaranga ugiye kuyakuramo pe ariko mana Yesu we ndanze mbaye bihemu pe koko ubu na Samu wamfashije gutorwa koko nawe ndanze ndamuhemukiye koko sibuka ko bavuze ko murora umwere nyabishwe gaju koko nanze koko nkabigishwe nkaba n'umwambuzi koko sha ariko ntacyo bintwaye kandi ijyanira imari zanjye izajya kwambura n'ahandi muzi n'ikindi ya mafaranga yanyu twayabibye